Murundi umwe mu bakinnyi bakinana na NYAXO ariko ukaba n'umwe mu bantu bavuka i Burundi bahafite abavandimwe imiryango. Inkuru iri kucicikana ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru ivuga ko bosi wawe cyangwa se NYAXO na bosi wanjye navyo bivuga nta kibazo yego afungiwe i Burundi. Inkuru nakwita ko ikiri igihuha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nekereza ko naguhisemo kugira ngo uze kudufasha kugira bimwe bibuze bike dusobanukirwa. Musaza yaragiye umva rero umusaza ni baragiye barishima inshuti zo nibiki gahunda yamujyanye ntago yari gahunda yo kujya gutera igihugu na gahunda y'iki sivyo kandi nawe wabona abantu bashika nk'icumi nubwo wabura umusivile bisanzwe ko nashika nk'icumi bari wenda baguciye n'amamodoka bafite mwende imiziki bagenda bavuza umuhanda bari kunywa n'ibiki n'ibiki sitire nk'abajene amprise n'abastari. Alright, JALAS Official TV turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye. Twicaye muri Urban Hotel, natwe tumeze neza ku mafu rwose. Nababwira ko hari ikirere kiryoshye uyu munsi. Ngiye kuganira n'uyu musore cyangwa se umupapa, baraza kubitubwira. Umusore papa bugakwe n'uyu musore wicaye hano imbere yacu, benshi mumenyereye mu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga mu buryo bwa movie, akaba akina movie mu buryo butandukanye, ariko benshi kandi mu muzi muri NYAXO comedy. NYAXO comedy umuzi nka Murundi. Ni Murundi rwose, ni umurundi kabisa w'umurundi. Ni original. Umuntu bahaye izina rye ntago abantu barimpaye bwo nibyo wenda nakoze byarimpaye kandi kubera ko igihugu cyanjye nkunda nishimiye ngomba kuri feeling nkanagishimira. Murundi. Aha. Rero Murundi umwe mu bakinnyi bakinana na NYAXO ariko ukaba n'umwe mu bantu bavuka i Burundi bahafite abavandimwe imiryango. Inkuru iri kucicikana ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru ivuga ko bosi wawe cyangwa se NYAXO na bosi wanjye navyo bivuga nta kibazo yego afungiwe i Burundi. Inkuru nakwita ko ikiri igihuha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nekereza ko naguhisemo kugira ngo uze kudufasha kugira bimwe bibuze bike dusobanukirwa. So kugira icyo mbivugaho bihamije na kujana na bihamije nkaho twari kumwe, ariko byinshi mu byo nzi uko mpazi ko n'igihugu cyanye navukiyemwo bimwe nasobanura mu byo nzi kuri NYAXO ko ni nka grand frère ibyashobora kuba byarabaye nubwo we ataba yabashije kubimbwira ko hari abantu banjye aho hafi nshobora kuba naganira nabo nkagana nabo bakansobanura buri kimwe ku kindi. Nanone mvuga ko ari abantu kenshi niko ndabona muri interview babigano byinshi cyane ngo yafashwe ku yakoze ibi kubera iki se ko navuga ngo mutazi 100%. Nanjye nizo mpamvu navuze ngo ntago nabivuga 100%, ariko ibyanka byakunda jewe nk'umuntu igihugu nakivukemo n'iki n'ibiki fise ko nagira wenda icyo nshobora kuba navugaho kikumvikana neza kubera ko gifite ubusobanuro. So Murundi rero ndakwakire kuri JALAS Official TV, tugiye kuganira nkuko ubinyemereye. Hari byinshi ushobora kuba wadusobanurira. Abantu baze kunyanganira ijwi ryahindutse kubera ikirere ngire bari kumva ko ndi kuvugira ndi muri short wave. So Murundi rero NYAXO hashize iminsi igera muri 8 twumvise inkuru yuko afungiwe i Burundi, ndetse afungiwe mu ahitwa muri documentation. Naho nifuza ko waza kudusobanurira ko havugwa kwinshi, ndetse mu byavuzwe hari bwo kuba ngo yarafashwe ari gufata amashusho akitambika umukuru w'igihugu. Mbere yuko wenda tugeraho ngaho muri NYAXO nk'umuntu mukorana, bosi wawe mwahirukanaga ryari mbere yuko izi nkuru zivugwa, sa nk'udusubira inyuma gatoya kugira ngo twumve ukuntu NYAXO yisanze i Burundi, cyane cyane ko twabonaga episode zisohoka tukagira ngo yibereye hahandi ntavuze. NYAXO nta gihe kinini cyane kimaze wenda style atari mu Rwanda ko bivuga, kuko kuva aho duherukana yaba jewe yaba team yose ntago ari kera cyane. Ntago ari kera cyane kuko ntandwi zibiri ziheze, ndavuga ibyumweru bibiri.
ntabwo ibyumweru bibiri bishize kuko ndibuka ko twari dufite video zo kwa uploadinga twe twarakoze stock hari uploadinga asigayemo nk'imwe mu bubiko atubwira ati ejo turakora hari episode twe twari dufite yo gukora bitwa ngo umuti wo kutagaragara yindurikije mu murakekana barayibonye bamukurikirana vuga ati ejo turashutinga niko gupanga kuja gushutinga batuntu tw'uturwara nk'igihe turi muri cyama gripe abize biratungurana gripe karamufata zitumereye nabi bivuga ko tudakora kuva icyo gihe ndakeka nta ndwi zibiri zari nko nabivuze twagumya nyene twategereza ko umusaza wenda yakorerwa tugakora ko nago wakora ugwaye ibintu bikora ko ufise ubuzima twategereza ubwo nibwo nyuma yaho wenda yaje gufata izo afere ziwe zo kujya mu bintu bye runaka abantu batazi nubwo hari abantu bakora bivugaho nk'ababizi batabizi nibwo yaje gufata izo afere ziwe ariko numvise uvuze ngo hashize iminsi 8 bavuga ko afunzwe twatangiye byavuzwe ko amazi iminsi 8 afunzwe nyene kuvuga ko ibaze ko abantu batangiye kumufungisha ataranava mu Rwanda ko hashize iminsi 8 yavuga ko afunzwe kandi wewe nta minsi 8 irashira wenda agiye canke atandukanye natwe aha icyo ni kimwe no kuvuga ngo wowe igiye muherukanira n'iryari niba wibuka neza nk'indwi irenzeho nk'iminsi nk'itatu ubwo icyo gihe ntimwashutinze yararwaye na gripe nicyo kibazo cyaba waje kumenya se ko Nyakso yagiye i Burundi cyangwa ubimenye nawe wumvise ko yafunzwe ubuzima akenshi abantu babayemo style nk'abastare iyo atari isho agiyemo wenda ngo baze ba posting ati azakubitira hangaha sikaweda kugira ngo umenye ngo naka ngo ejo azajya style mfite kuba mvuga ati ejo mu gitondo ndi buzinduke Gisenyi kwirira ubuzima cyese kugira iki singoma ngira abantu bose ngire timu yose uko nagari gahunda y'akazi urukumva none rero yamuja mu buzima bwe yibereyeho ni wa muntu amenye ibye sinajya kuyagara mu bandi ngibiki nibiki ubwo rero yarapanze gahunda ziwe ko n'abavandimwe be yajyanye nabo kurumva nta gahunda ko dufise kujana ntabwo za gahunda z'akazi sinwa twese ngo kudutumira ngo twagiye ko yarapanze gahunda ziwe aragenda ubwo afise ibyo yigiremo yapanze ku murongo cyonse cyo nuko bitari ibintu bibi kandi bitari ntamba cese ngo iki karapanga kugenda bwari ubuzima busanzwe ubwo yaragiye abantu rero amakuru ko baravuga beshi cyane ntabwo ari sawa cyane kiza kuba riri muri tarijo Nyakso aragenda namwe ntimwongera gushutinga ndabyumva biba birahagaze ariko tuba tubonye inkuru mbere yuko wenda njya ku by'iyo nkuru yavuzwe byavugwaga ko Nyakso kuva ku wa gatandatu ashinjwa kwitambika Perezida mu muhanda aho bafataga amashusho abashinzwe umutekano bakabasaba kuva mu muhanda abandi bakanga bikavuga ko afungiwe ahitwa muri documentation iyi ni tweet nabonye muri bamwe mu ba breaking inkuru babivuga naguciriyemwo ibyo ntibyavuzwe nta muntu ugira ugaragara avuga ngo tware kumwe ibyo bintu biba ndabizi 100% nari impara amaso ku maso ibyo ndabizi 100% ubwo rero byavuzwe tubishiye mu byavuzwe dukomeza impamvu nari mpereye ahangare mu byavuzwe nari ngiye kugira ngo nkubaze ku cyitwa documentation kugira ngo wenda nze kugera nyirizina documentation bose hano buriya ahantu wenda hashinzwe iperereza bahitwa ngo iki muri CID se wenda cyangwa muri RIBUS twahita muri RIB kuko niba documentation ntago documentation ari biro birenganya abantu cyese bibafatirane mu makosa runaka batakoze ahubwo na ahantu ho kujya kwiga ku kintu ushaka kubikikaho canke se utekerezwa bakaba bakwigaho bakuganiriza bagusobanura ntago bakurengaje ngo gufate nabi ahubwo bagomba kumenya icyo kintu bariko barakeka 100% kari cyumva nicyo cyaha kiragushe cyagwa nkuko cyaha cyama nundi muntu umunyagihugu muri icyo gihugu ntago bakora barenga cengo bagira ibiki na hantu rero wenda ashobora kuba twitwa ni nkano se nabakari ibiro by'iperereza se hashinzwe iperereza ni muri yo sanse reka nemere ko ari ibiro by'iperereza none se ko bongeyeho bati ngo bari gukubitwa nk'inzoka muri iyi pirizo bari gukubitwa nk'inzoka bari gukubitwa ngo n'inzoka yo mu ndigahunga bari gukubitwa n'inzoka mu ndigahunga bane buriya kuri iyi si abantu baravuga vuga ibyo bazi n'ibyo batazi aho hantu i Burundi ntago habaho gukubita umuntu nkuko
en plus uri n'umuntuza mu entrance umunyamahanga niba gufatiye mu ikosa barakujana nka wajana undi munyagihugu aho ngaho bakiga kuri iryo kosa bagukekamo basanga ari guhama baragwana ko bahana style umuntu ari wese ntago bagukubita uko nguko umuntu yanditse nkuru rwose yanditse kugira ngo abashe kubona abamukurikirana canke se abamwizera ariko ntago yanditse nk'iyo nkuru ariyo ukuvuga ngo ibyo kuba Nyakso yaba ari gukubitirwa i Burundi icyo cyo usivye na Nyakso undi muntu wese wenda yaba umunyamahanga iyo yarakoze ikosa wenda ari Burundi bakamufata se bakamukeka ntago yakubiswe ahubwo baramujyanye ahantu niba iyo kosa ari muhama baramuhana nabwo ati kunuko ari umuntu babari akamubabarira umuntu utawa naho bakamuhana ko umuntu wese nta gihano cyo gukubita umuntu ese agiye ari kosa yakoze agiye hatari gatuma kubitwa ko aha ubwo rero nari mpereye kubivugwa so rero none ndagira ngo none nawe wenda utubwire kuri bike wabuzi nk'umuntu bya byose ukimara kubona ibi umuntu ufite abavandimwe i Burundi hari icyo wamenye wenda twe twaba tutazi bimeze biti Nyakso afungiwe i Burundi mwana Nyakso ubuzima abantu tubaye nk'asore tubayemo habamo kwishima kishimira ahantu hose ugeze yego kandi iyo nakosa uyagiriza no wese ugeze wakishima yego sibyo hari abantu nabonye bavuze ngo bamufashe ngo yitambitse umukuru w'igihugu Nyakso se ubwo no mu mwaro mu gikujyo yagira izo furi ntago ivyo yabikora nta nubwo ari n'umuntu usinda mwana ngo ajya kwitambika aho ngaho ngo bivuze ngo umuntu wakoze iyo nkuru ngo yitambitse umukuru w'igihugu baramufunga bavugaga ko yitambitse ngo bari gufata amashusho ngo gufata amashusho yitambitse se mu buhe buryo yitambitse ashaka kugira kuki ababuze umutekano ntekereza wenda ko ari nko kubabwira uti muveho ntibaveho ngo muveho mu nzira wenda mwebwe ibasha muveho mujye ku ruhande wenda bagakomeza bagashutinga icyo ngicyo barabesha nta makuru ya 100% bafise icyo kintu sibyo hari n'abavuze ngo nanone manje nkusobanure ku bintu numvise nanjye kano kanya nabireba nkavuga ati abantu kuki koravuga ibintu batazi kukibaza kuvuga ibintu babihamya nka hari byo batabizi ko nabonye ibiganiro byinshi nabonye inkuru nyinshi cyane banditse cyane hari n'abavuze ngo yagiye ngo muri mu kibuga cy'indege ngo bafata amafoto n'amavideo nk'abastare ngo nyuma arabaza kuki mwinjiye mwaha ngo basoka bavuga ngo turi abastare ngo twenge twifotoza no tugeze ngo kubafunga umuntu wakoze ngo nawe yarabeshye byose ibyo byaravuzwe nyine umuntu wavuze izo ngo bose barabeshye yego none se ibyo bintu urumva byabaho abantu hari umuntu yagiye gufata amavideo no kwifotoza ntago ntekeza nanjye Nyakso ni umuntu tuziranye bitinjiye cyane wenda kugira umuziranyeho genda namuzi cyane ariko ukuntu Nyakso nzi mu miterere sinzi ko yapfa kugira ntago kuri icyo kigero cyo kuvuga ngo reka nkora ibintu nk'uri kwigaragaza ahubwo kuko Burundi ni igihugu cyambyaye cyanyibarutse nkunda cyane kandi nuba yego n'u Rwanda nago ndarubayemo rufite umutekano nago ndagwishimira cyane ariko n'u Burundi nabwo ufite umutekano ndabwishimira cyane bwarambyaye isaha n'isaha ni mu rugo sibyo wenda ashobora kuba nafise n'ahantu naganiriye nabo kuko abantu bose bavuga ivyo bintu reka ashobora kuba yaragiye tutazi ngo yagiye uno munsi ariko ejo twamenye ngo yaragiye yego fise abantu ushobora kuba bari mu bamwakiriye ashobora kuba bari mu bantu batu nataho hafi yiwe ashobora kuba naganiriye nabo nkamenya ngo umusaza yageze inaha ari kwikora utungutu ari gukembera ni kawaida kumva ubwo rero kumva abantu bavuze umujama niba yaragiye bagahura mu kanuna kaburiya reka nkubwire hari abantu benshi cyane nagengana nabo hari abantu wenda bakora showbiz nko kwanyu hari abantu bakora nk'ibyo dukora kuko nk'abantu bakora nk'ibyo dukora bo bari mu bantu b'inshuti ziwe zishobora kumwakira shobora gusangira nawe mu gihe yageze aho hantu ziri abantu nyine ndi kuganira nabo kuko ni bene wacu yego no kuvuga ngo hari abantu b'i Burundi bakora nk'ibi byacu bakora nk'ibyawe wavuganye nabo tubana twaraganiye bagira icyo bakubwira ku makuru avugwa kuri Nyakso okay amakuru ikintu bashaka kuba bagira icyo bambwiraho nuko bashaka kubambwira ngo ibyo bavuga style gufungwa yarafunzwe ariko ibyo bavuga ngafungiwe ntago ari byo kandi ibyo bavuga karahura nabyo ntago ari byo ameze neza hararyoshe nta kibazo afise ntago kubitwa neza gukubitwa ziriki ntago yibye ntago yishe ntago yacuje umugi ntago yambukanye ibyo byabwenge ntago yagize iki ariko twaziriki yitambitse perezida ako kantu urakumva bro no kwitambika nta muntu urabihamya nta muntu bari kumwe wigeze abihamya kirindi kukubwira amakuru nzi ntawe n'abantu bacu biwe mu abantu bawe bakwemereye ko kuko Nyakso afunze ariko uwo twashe kuganira
yambwiye ati umusaza Nyagso ntago ari kwidegembya kabisa ariko ahantu ari nanone ntiwabara kafunzwe sibyo ntiwabara kafunzwe ko umuntu ufunzwe nta muntu bango bakatiye bagize ibiki ko nta bintu byatari bamufatanye nta biki nuba nta na dosiye afite idosiye yo akakundi bavuga ati we ndazajya mu rukiko aburane nayo aburana ariko safisi okay still reka kano kwanya nkohereke buriya ari ukuntu nkanjye wenda example y'ukuntu nageze no hano mu gihugu fisuko naje fisuko hano nashikiye yego sibyo mfisuko uburyo nakiriwe yego ubwo rero bivanye n'uburyo nawe yinjiye cese uburyo naje nanjye nshobora gusanga wenda naraje bakavuga ati umuntu si umunyarwanda si ibiki kandi nta muntu yigeza bwarimenyesha ngo ndaje katora tukumukeka katuye kumuganiriza ntabwo wenda abantu bafite ibyabo bashinzwe nago akuganiriza nko twaganira bahuganiriza witi cyaga akamenya cyashaka kumenya uriwe kabona gukomeza gahunda zawe kunaga zakurenganya kuri nanjye ufite ko wanganira ngatimezo kunuko cyane hariya bakamugiye babona ko hakinwa guketseho bakabona ko cyakinwa guketseho atari cyo kirigwa amahoro nta kibazo kuri nawe saza yaragiye kene bivuge nkuko wenda style nkuko biri simvuze ngo nuko biri jana kwijana ariko ni nkuko biri nk'abantu banje banganije ambwa ati muri kintu mugire ubwoba ngakarakubitwa ntimugire ibiki n'ibiki ni umuntu wanyu ni umuntu wacu ko ari umunyarwanda ni n'umurundi turi bamwe yego nta kibazo gihara ni Burundi kandi nkako gendo waho nta kibazo kiri Burundi sivyo nta kurenganya ko bayo nta biki umva rero umusaza ni baragiye barishima inshuti zo nibiki ubwo gahunda yamujyanye ntago yari gahunda yo kujya gutera igihugu na gahunda y'iki sivyo kandi nawe wabona abantu bashika nk'icumi nubwo wabura umusivili bisanzwe ko nashika nk'icumi bari wenda baguciye n'amamodoka bafite mwenda imiziki bagenda bavuza umuhanda bari kunywa n'ibiki n'ibiki stile nk'abajene amprise n'abastari kugashungo gakunda kutubaho cyane muri quartier usanga imiziki biki turi kunywa n'abana n'ibiki ibyo bireze oya harashya umuntu wese agomba kuba noneho no mu gihugu atari cyaro umuntu wese yakubona yagutekerezaho ese bani inzoga zonyine afise mwana ibiki icyo gihe mu gihe umuntu agore wese gutekerejeho gomba kuvuga ati bari abantu rero kunuko ababishinzwe bakaza akabegera bakareba ntabwo ari bureberaho mu muhanda ufite kujyana hari ahantu bishinzwe kubirebera kareba ubwo niba bagutwaye ngo bagiye kureba wa muntu ku ruhande ngo yayibonye abonye inkuru babafunze bafashe ko basambanya abana ibiki byavuga rero ibintu bazijana kwijana sibyo ibintu nyine nkuko byagenze kabisa uri kumva barareba steka no kanya ushaka gusanga atakinarimwo iberanga ko ari degembya kuko uburyo ndababajyanye kuvuga ngo icyo numvise cyo Nyakso yarafunzwe ariko ibivugwa ko yitambitse umukuru w'igihugu sibyo ntago ari umwitambika nkande ikintu numva gishoboka cyo Nyakso ashobora kuba yaragiye Burundi akarya sho ikaba injari ni muri yo sanse tubivuga uko ni muri yo sanse birimo nkuko naho kano kanya bavuga ngo ngiye Gisenyi mugatangira mukaryoherwa cyane ryoherwa cyane ibintu byinshi cyane bakavuga ati mpano tubateke nta kibazo bafise buriya mu gihe bagikukeka ko ufite ikibazo ntabwo bakurengeje kuko guketse ikibazo bajya kuganiriza pe kandi ntabwo bagiye kwicara ngo bagiye gufunga ngo bagiye kubitwa nta kosa ukoze ryatari ako niba basanga wenda kimwe bakeka cyo kosa urifise bazaguhana kandi bagwanye ko kuri umunyamahanga bagwanye ko kuri mwikosa kandi ayo n'amategeko agenga igihugu n'agategeko agenga umunyamahanga cese ngo umurundi umuntu wese igiye kosa nari gwaho ya umunyamahanga umuki arahanwa yego nabonye abantu bavuga ati musenge cyane Nyakso ari mu bihe bibi bikomeye abanyamakuru niyo matayito bari gukoresha ni namatayito nyene tu namatayito nagari ibyo nyene bize ijana kwijana nta kibazo afise nago Burundi buhohotera umuntu cese ngo umurenganye none se umuntu basi okay hari umuntu wigeze ugana nawe ariyo akubwire nagerageje kuvugisha umuntu muri yo ariko nkumva nta kirashaka kubivugaho iyo nkuru basi umuntu wayikoze yigeze avuga ko wenda baba bamufatanye n'abandi bantu b'abarundi cese bandi mu kindi gihugu bavuga ko ngo rumwe bafatanye kindi zo mpamvu bavuga ibintu batazi none se kano kanya kuko barandika ngo Nyakso ngo basengere Nyakso kandi ako kanya wenda ibyo kosa cyangwa se ako kantu katumye bashaka ku ruhande kugira ngo batekerezeho ntago yari Nyakso wenyine afite abamwakiriye afite akarasangira nabo abantu bandi bose abantu sabana ese gute kano kanya muri kwandika ngo Nyakso ngo mu musengere cyane basengere bose n'abantu ariko umuntu uri mu gihugu rega bafite n'abantu bamukurikirana ubwo n'akaraka Nyakso ni bari kumukurikirana abantu hariya niba bari kumwe bafite abantu bari kubagemurira
ajya kugenda ntago yagiye nk'umuntu uvuye muri saro yiwe ajya mu cyumba yagiye afitanye gahunda n'umuntu agiye kuri uwo muntu rero ntago ari inka ntago ari igikoko ntago yakubona waje kumureba usubona kazuna kangahita gutererana umuntu nawe arabikurikirana nawe ntago yicaye nagatuje uwo muntu buriya naho ubwo ahari karabikurikirana karebe se ikibazo kirimo nta kirimo ese ikosa ririmo nta ririmo mwanya bikajya mu nzira yego so no kuvuga ngo umusamariya aratekanye ameze neza aratuje hey ntago ntangiye kuva mutanye banga arafunzwe kugaruka muri mood mutanye banga arafunzwe ntuzatuvugana kishobora ko ari no hanze atanafunze okay muruvuza akantu gakomeye Nyakso yarekuwe iyo jambo Nyakso yarekuwe wirimbaza hijana ku ijana hago zarimbaza undi munsi ngo Nyakso yarekuwe uyu munsi se nkubaze ngo iki aracyarimo bamaze ngo yararekuwe numbaza ngo yarekuwe rawo wenda wowe wisanisha nko yarekuwe no munsi asanga ari ku musibe cyose mana abantu tubonesha ibintu amaso nana kuntu hakujyanye kuvuga ngo baragufunze biroroshe kandi yajya muravuga ngo baragufunze umuntu azabona iyo nkuru navuze nyuma y'icyumweru azabona ko navuze baragufunze mu gihe nongeye kuvuga ngo baragufunguye azabona nyine ko undi bafunze ino saha n'abantu bakimbaza ngo se Nyakso nafungurwa noneho bakambaza cyagera gufungwa kera hano hano bakimbaza kano kanya Nyakso cyafunzwe kuva cyari ko twabonye inkuru ngo ngagifunzwe mfite n'umuntu wanyandikiye ibaze n'ama episode yasohotse guroromba Samariya nta muntu kumuhohotera Burundi nacyaza gahora nacyo gusa niba ari akantu gatoya bamuketseho nako ngako barabyigaho Kurenwe documentation mwavuze ntage documentation yo kugira iki yo kurenganya cyese gukora ibintu ariko ngo barabakoma sibyo bintu ninde ubizi jana kwijana ko bakoma ese ninde muntu udakosorwa yakoze ikosa ese hano ntago bakosora umuntu akoze ikosa babakoma si ugukoma ugukosora ariya ngo ikiboko ko kiba kivuze uwo muvana ntago ntabiri icyo nese umuntu bivuga ninde ko giye ari wanjye navukiye kari mu rugo kari muhira gukubitwa ariko ntago naguhakanye gukubitwa ibihano byabereye abantu gukubitwa ntago ari gukubitwa ntago turinka kubitwa iyo umuntu kubitwa uri gukosorwa bakoze ikosa kandi ibihano byabereye abantu ntago byabereyeho inka ceze ngibiki ariko Burundi niho muri East Africa Burundi umpamagaye Nyakso se yacamo Nyakso Mwereka kuvugana shobora kudacamo kurabizi si nawe nungaha cese n'ahandi za online sawa mubona urikumva ntabwo online ino saha cese n'ahandi urinze wenda ukiye kuhaga kosa runaka ntabwo barajya kukwiga ko agakosa ufite uri na online cese uri mu biki cyane telefone wanza akayishaka ruhande babwira nti kandi cyagiye babonye ko nta kosa ufise gatoya ntabwo bahita baguhereza telefone ko ntabwo warabyize jana kwijana ibyo bashaka kumenya wenda baraguha igihe cyo kuzaza gufata telefone ushaka kumara ukwezi utarimwo telefone yawe utayifise kandi ukabishobora kumuhamagara kuri WhatsApp kuva ntabwo iriho waponga batubishingira cyafuzwe Nyakso Imana imworohereze niba ari mu mvuto kabisa mureke kubikaza aze kuki abanyarwanda bose bagiye hari bajya mu mvuto ngereka nkwereka Melody Jean Paul Nyakso aje nini fiwe nawe ntago ugade bene ntago baguhoye umvase uzi ikintu kimwe nakubwira uko ibitangazamakuru mu Rwanda byandika inkuru cyese bivuga inkuru siki Burundi wenda bivuga inkuru sinako bizandika buri gihugu cyose bifite uburyo bagenda sivyo hano urabona ngo urukiko rwa naka byagenze uko wagiye kumukatira tayari turabigaragaje uri wabibona uri hano hose bafite uburyo bagenda rero sivyo bafite uburyo bakora ibintu byabo bipoye none se ko nta rwego na rumwe ruri officiel rwigeze rugira ikintu ruvuga kuri iyi issue ya Nyakso iki kibazo nibyo ndiko nakubwira uri hantu hose afise uburyo babayeho ubuzima bwabo nyene ko hano bafata umuntu runaka wenda hari bafata umuntu wenda mufatanya umwana utuje imyaka uwo muntu turatumenye twese abantu bari mu Rwanda kuri YouTube birabigaragaye hari yabobo ntabwo ibyo bikomba ntabwo nyene ari kimwe buri gihugu cyose afise ibintu byabo sibyo niba umuntu wenda hano umufate mu ikosa aragaragaye ngo ari mu ikosa hari yabo ubwabo bashaka kuba gufata mu ikosa wenda ntabwo navuga ngo nukumeze ariko iryo kosa bari gukekaho batari hamya kuri wowe icyo gihe se nitatugaragaza ngo bafashwe mu ikosa ngo yafunzwe kandi ushobora kuba bakujyanye nibwo ari kure umva utaza ugiye kubesha abantu kurumva rero bafite uburyo batwaye ibintu byabo no hafite uburyo batwaye ibyabo kuvuga ngo mu star ngo ugiye Burundi wese
ngo agomba kubaho iyo saga ntago ariko biba bimeze rega natwe nabo bashatse kwandika inkuru wenda z'umusare waje inaha bibaye bari kandika byose nabo bakandika nk'ibyo ubona naho byandikwa kuri ni showbiz so kuri Twitter cyangwa se kuri X nabonye ari byinshi byagiye bihavugirwa naho ni hamwe mu rubuga runyuraho amakuru menshi cyane cyane kuri inkuru nk'izi ziba zavuzwe yaba muri space yaba n'ahandi hari umwe nabonye wakoze Twitter avuga ati Nyakso ejo bundi yarafunzwe none nawe arongera arafunzwe yafungiwe i Burundi ati Nyakso nashobotse none se ni mu gihe kingana gute afunzwe mu kabiri ni mu gice cy'umwaka se wari washira umwaka urimo unarenga hariya ni byabaye 2022 umwaka urimo unarengaho n'amezi hejuru ibaze nk'ibyo niko barahanariza ngo bafata ibintu by'inyuma y'umwaka ngo umuntu ngo nashobotse uri ikintu abantu batazi mabuso canke subusho gwakiwe abagabo nagwakiwe imbwa inka uko kandi gwakiwe abagabo nta muntu umwe winubira kujyayo niba ukoze akadegemera ujyayo kandi ujye nabyishimiye ko ukoze akadege sivyo kandi rero niba afunzwe inshuro ebyiri suko adashobotse afunzwe inshuro ebyiri mu mwaka mu Rwanda cyese n'andi hose ni bangahe ni benshi ni barari benshi ariko uriya akwira ko uri umustar afise ubu n'ubwa gatatu fise n'ubwa na gatanu kazuzura kabisa we harimo n'imirenge oya ikiza nuko agenda kamara y'umunsi nk'imisiri bakamureka babona ko sari fatika natinda yo kabisa na kabyeri bafate umuhanda abayobye umuhanda kwera kabyeri abayobye umuhanda kwera kabyeri bakaba mubitsa ahantu agahitamo katurugo kumuha icumbi aho ngo nako ari agacumbi urukumva sasa rero kuya ko umustar runaka kano kanya nawe JALAS umaze iminsi utari gukora bateye gukumva kajya nk'umuntu ukora inkuru ngo banajya amangara katiwe itangazwa ko zo mu Rwanda zabivuga kandi ubwo hari tundi tuntu twa runaka ugiyemwo tumite kurakora mu minsi ishize byambayeho hari umuntu wabyanditse kuri Instagram na status ya WhatsApp aravuga ngo biravugwa nawe ntabwo yabyemeje abantu ibyo bintu bibaho cyane kabisa ubwo rero kuba yafunzwe kabiri n'inshuro 10 nanjye wanasanga nizo kabiri nazo funshese kane kubera ko nta bitavuzwe iyo biravugwa ntabwo nyine byavuzwe ntabwo babizi hari n'abafunzwe inshuro 10 reka dusuhuze inzugi zose out there abantu nyine bameze nk'inzugi hari abantu bafungwa gutyo ibyo ari kuvuga ni byo Burundi hari abantu bafungwa kenshi hari abantu bafungwa kaburi weekend nibyo reka ibyo ngibyo ndabyumva ni umustar Nyakso icyamubaho cyose kigomba kuvugwa none hajyaho na montage icyabayeho kiravugwa akavugwa n'ikizaba kuko ashobora kuba afunzwe wenda yafunzwe amaze nk'iminsi 3 example ukabona handitswe inkuru ngo amaze ibyumweru birafunzwe nkuko byavuze ko wari uvuze ngo maze iminsi 8 bavuga ko maze iminsi 8 afunzwe stile ashobora ko maze iminsi 3 agize 8 icyo se rero nshaka kubaza rero ni kimwe mu makuru wamenye numvise ko wamenye ko Nyakso yagiranye ibihe byiza n'inshuti ze wenda bakabaho kwishima kurenza muri izo show bariye muri ako gahe bagize ntabwo aribwo baba baraguye muri uwo mutego ahubwo kwitambika umukuru w'igihugu nk'abasinzi nabo mbazi wa mugabo ibyo nubwo byaba ntabwo twabyitwa natwe tubari nyene ibyo nubwo byoba ntabwo tubyitwa ntabwo tubyitwa iryo zina nuko murabyitwa ngo yitambitse ntabwo yitambitse nyine nubwo byaba byabaye uko nguko murabivuga wenda bakamufashe ngo yitambitse uko abantu bashoboze ko barabyitwa ngo yitambitse ngo iryo zina twabyitwa hoya nagakosa wowe wabyitwa nagakosa ni nagakosa none se ugiye wenda umukuru w'igihugu agiye kurengana sivyo baraje vuga ati muve muhanda agiye kurengana mugiye ku ruhande wowe iryo jambo rivuzwe wenda rufate urangiye ngare muri telefone nk'uko umuntu amamagaye wari ugiye kwitaba telefone rya jambo rivuze ngo ugiye kwandika uko ugiye kurengana bivuze wenda ageze nka hafi yahageze bamwe bavyumvise baragiye ku ruhande wowe kora ko wari ugiye kuri telefone jambo ntabwo washe kucyumva neza unegereze ntabwo washe kucyumva neza iryo jambo ugiye kuva kuri telefone
nkaho bagiye kuri gusubiramo yamaze kuhagera icyo gihe bakubara nk'umuntu usuzuguranye cyese witambitse bishaka barakujyanye yego urabara ko se witambitse oya waguye mu ikosa guye mu gakosa nagakosa sikosa gore tufa babigira uruzina rurerure uruzina rw'abagambanyi uruzina rw'ibyihebe rw'ibiki twamufasha nk'ikibera umuntu ko ariko aritwa ikihebe yitambika umuntu witambika umuntu ari ikihebe nta muntu NYAXO man ugiye kugira ikihebe ngo yitambitse wapi naha yitambitse ukuri rero kw'ibintu ukuri kw'ibintu niba atitambitse ukuri kwabyo subundi waretse ukuri kwabyo kukaza mu minsi nyene mwenye bakakwitangira ibyo mbashije kuvuga ukuzi ibyo mbashije kuvuga naganiye n'abantu wenda bamubonye bamwakire bagize ibiki nibyo abavuga amagambo yabo niba yavuge n'ibyo abazavuga n'ibirenze ibyo ngibyo ariko umusamariya nta kibazo afise rwose ashobora kuba afunze ariko nafunzwe nabi ntari kurengana ntari guhohoterwa no kugira ibiki arahari kuko n'umuvandimwe wanjye ndamwemera ndanamwubaha cyane yaramfashije byinshi cyane bitandukanye ko bango ntagashobotse arashobotse cyane arashobotse cyane ashoboye kubana aranashoboye aranashoboye yego kanongeho ni sawa oya NYAXO arashoboye aranashobotse NYAXO ntago nanjye na rwose nabonye inkuru numva iranduse mu mutwe nahise mvuga NYAXO narinzi se ukibona yitse ngo yitambitse nanjye nabonye ngo yitambitse ubona umujamara ya screenshot aranyweje ngo muru kwa muvandimwe wawe NYAXO yitambitse umukuru w'igihugu ivyo bintu yabitekereje gute yabikoze kubera iyihe mpamvu yitambitse ese ngira ko direct mamagara umudiga wanjye umusare wo mu kinyamafilime ukuntu umuvandimwe wanjye kwaje ukuntu ngo yitambitse ngo abantu ibintu byayitambitse ntago bibaho nta byabaye bareke kuvuga ibintu ko bitari okay mu byo wamenye se bike wabyibuze hareka kukanuganurwa kuko wenda byarabaye wenda navuze ko kwitambika atari yo mvugo yagakoreshejwe ariko ngende kubaza waba waramenye ko wenda hari uko kuntu byahuriranye n'icyo kintu cya Perezida igikorwa cya Perezida wenda bafashwe wenda imodoka bayitwaye Perezida agiye gucaho whatever icyo kintu kirimo kuki iyo nkuru yasanishijwe na Perezida ibyo bintu ukuntu bimeze okay kano kanya Perezida w'igihugu runaka cyose afite location ashaka kujamwo location nago ari umuntu wese ugomba gukora ibyo ashaka yego kandi wa nawe no mu etranje ko nabivuze NYAXO niba ari mu gihugu ari mu etranje nago arazi ngo ino location Perezida aza ko haca n'ibiki n'ibiki kare kumwe n'abaho nyine yari kumwe n'abaho ariko shoko ari we yari mu modoka y'imbe kandi nese reka ngo baze wenda hano mu gucese n'ahandi hose ushaka gusanga Perezida yifitiye gahunda yo kwicira mu kiyobo ese uwo munsi barabirareka nijoro ngaza ko haca oya ese ntago ari ibintu bikwitana nko 30 ukabona yene ati agiye kurengana nyine ariko birabanza bigategurwa abantu ukabona ko Perezida ajya kuhagera bitegura nyuma y'amasaha angahe nta masaha nko kubitegura sivyo iyo minota waruvuze niyo 30 niyo irangije 30 30 ugenda napanze ngene n'uburyo kugabanya jam nose ubwo wamara amasaha abiri ubwira abantu ngo Perezida araje bakazagenda kubwira kuba ngo ari kumwe n'abantu 30 ugenda imana napanze kwa kujya igikondo giye nk'umuntu usanzwe musevire panga igikondo nabipanze gora mu gitondo kakonza kujya saa 8 bya bintu biza kwa 30 ubwo urumva nza kumenya ngo 30 aza kubingo ndi hari igikondo za kwijya nk'umuntu bisanzwe kwitembera mu handa 30 ikubitemo nanjye nk'umuntu wivire mu yindi quartier za kwimenya wenda nza kuhagera aho hantu 30 yuzuye ni habamo kantu gatoya kaherere gatoya bakambika bagiye kubesha ngo bandenga cyangwa ngo bankubise bageze biki wapi nivyo ngivyo bavyinjiranyemo ntago ubu ntegereje kura niba NYAXO azaza afite ibintu by'inkovu n'iki ibyo subirabaho nyine nkari nk'ibiboko bakubita yana ibiboko kunda kabisa ukuntu bizi yaba umujura byo ni melody yaragiye gukorera wa wundi bene akanyafuko ubiboko ni kidigaje niyo yaravuze akazazana abahungu bakubita ibiboko safi kunda nawe kubita akanyafuko nawe yaragiye kubita akanyafuko ibyo rero abongo ngo yaritambitse nta muntu wenda ufite icyo ashinzwe mu Burundi cyese n'ahandi yahagaze kutagaza kuvuga ati umuhungu wanyu turamufise arafunzwe yitambitse pezo kunuko kutisa abantu bako bandika ibintu ngo yitambitse kandi naho wenda yaba yarabikoreye batabibuze ahubwo reka bakora ibyabo birangira ive mu nzira baze bashikiza ati byaye byagenze uko nuko reka twizere ko umusamariya naza none bazadusobanurira ko havuzwe byinshi cyane ahubwo se muri wowe i Kigali bimeze biti
Kigali Kigali ndaho ndaryoshye ntabwo iri kugusiga nka Yongwe ntabwo ugiye Kigali konse kubera ko igenda imazemo Kigali namaze kuyimenyera ahantu hose ubaye urahamenyera naje kuyimenyera kujya cyo kugenda kibona nta kibura nkihangana n'umusore nta muntu ajya kurira ko nta mama afite mu Rwanda nta namwe wacu nta niki ubwo urumva nimbona icyo kugenda agina kibona ndasindyama sinzire kandi je mbyuka ndi umusore bene wanyu i Burundi batuye muri quartier Burundi shamvuka n'abantu benshi cyane giye papa yararyohewe cyane mfise ababuza muyinga afite ama branch yararyoshye aba muyinga Bujumbura mu Kirundo navukiye yitwa mu Kirundo nikiri muyinga Bujumbura nyibamwo nk'umuntu usanzwe aho hose kandi bafite aba family papa wawe ko numva ari role model wa fils yashaka afite nka 20 byararyoshye ariko ikiza cyo nose ko we ntibigoranye we ni Nyabugogo baberegeranye ukuntu we urumva wowe na muri Gisenyi kariti yakwita ngo batatu ni umusaza aho Kigali iraryoshye Kigali imeze neza nako nawe n'u Burundi bararyoshye beze neza cyane okay ubwo nyaboneka abantu urumva nari ndi kubanse ibintu ko bikomeze tangiye gukomera aba Krisizi bafite ibitaramo bo baracyagiyeyo urumva bagiyeyo iyo wumvise ibintu nk'ibyo rego uvuga ute aha nubwo bagiyeyo ahantu hose umenye ko ikintu cyo bivuga ko ibintu bya ibi bintu iyo bijemo conflict biba bisounding ukundi kuntu kuba NYAXO yabafungiye i Burundi kumva ngo ari gukubitirwayo bishobora no kuza muri conflict z'ibihugu nyene nuko abantu baba bafashe ukundi kuntu gufungira mu kindi gihugu ntago ari ibintu ntago uburenganye ese ko tutajya twumva abanyarwanda bagiye Bugande ngo babafunge abanyarwanda ntago mujya mumva nyene ko ntajya numva se abarundi bafungiwe inda abarundi ubusege ntago ni umuntu uzi guca cyangwa murafungwa ntibivugwe nye ntago wamenye murafungwa ntibivugwe kandi hano rero tuvuga amakuru hariya bitavugwa tukaba ariko tubimenye none se Burundi buravango twafunze naka ahubwo se ni gute nyine wa mugani hagabaho ibintu ni wa mugani hari umugani wacu mu Kirundi ngo akarimi kavuga inagore karagororoka akarimi kavuga inagore karagororoka jewe nshobora kuvuga wenda fisi nkuru kuravuga fisi abantu bamuvuga kimwe cyose kiwe ariko najya ururimi rwagorotse kuravuga fisi undi muntu ariko wowe bavuga ngo nifuka ari bya wicayeho wavuga ibintu navyo ndi wamuvuze giranze kuvuga ko ngewe ari mu mwisibo kumva rero karagororoka kabisa ngene mwisibo mba ndi umusaza okay so muri rero byinshi mu byo nari mfitiye amatsiko cyane ku bijyanye n'umukinnyi mugenzi wawe mukinana muri NYAXO ndumva mbisobanukiwe bimwe na bimwe ntabwo navuga ko 100% nkuko nawe watajya bivuga bifashe wenda tuzamenya amakuru sinzi impamvu inzego ziwanyu zitajya zidekarara ibintu nk'ibi ariko ubundi akenshi ikintu nk'iki zivuge ziti bihagaze uko hari ikintu rego wowe wumva nese ntago biri grave ku buryo ariho ngo nta internet mugira Jean Paul yarabivuze internet ese Burundi gusa nyene kawe nyine ngo ni kuka internet terambere technology kuka internet wenda bafise uburyo nabo bamanaje ibintu byabo ariko nabo wasanga kuba internet ari nkeya usanga hari ikintu ibyo bintu byinjiza kurenza kugira internet nyinshi nkuko hano ishobora kuba ari nyinshi ntago bibaho okay niba ano ama YouTube namukoresha mu Rwanda nibitwa niba ngora ama ad break nibiki mu Rwanda afise akeka siraza se i Burundi ishobora kuba zitaza se nizobera niba zitaza hari aho ndisho zihari abamakeze ko zishobora kuba zayinjiza ishobora kuba zihari zikora ntabwo ntazora zirahari diko nziko ziri Tanzania ni Bugande fisi ajya za Nairobi niwe wa cyonze cyo cyo kivugaho cyane okay nta kibazo nibyo nagira ngo menye rero ibyo byose ubwo inzego zitaragishe zibivugaho reka dukomeze tubifate nk'ibihuha ariko ibihuha bivuga ko ntago icyo nari kwita ibihuha ntago ari uko NYAXO taba wenda yarafashwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngatabwe muri yombi fatwa byo ariko icyo ntahamenya nanjye nuko yaba yaritamitse umukuru w'igihugu cyangwa ngo iyo yafashwe wenda narako kusagashwa kuba ariko iryo jambo rivuzwemo kwitambika n'ibyo byihebe n'ibyo biki ntabwo yakitambika
wenda bashobora kuba baranze guhagarara imodoka ya perezida igiye gutambuka. Ese ujya ninde wo kubwira ngo hagarara ngo ntago mpagarara ngo have ngo ntago mava ko niko kwitambika wenda ugati va mu nzira ntago mava hagarara ntago mpagarara ko niko kwitambika ko n'ubwihebe ivyo bintu so ninde ko kurasa wangu ese byo wabinyene wabikora ivyo wabikora uzanye burage bagupima ukashobora kora ako kantu utabikoze ubishaka utagize nabi wa mu generale wanyu sinabonye baramuhaye burundu bamukatiye burundu biringo yo biringo n'amafaranga yahindutse iwanya ariko hari yarahinduka buri munsi uri mwaka yabahinduye kubera bunyoni naga niyo se jewe igihe nabayemwe mu myaka mfise bahinduye amafaranga inshuro nyinshi cyane mbireba urumva rero byo nago byari bitunguranye uri Burundi bahinduye nk'amafaranga inshuro zingahe nk'eshatu zishyura enye ku myaka yanjye nize ndo gusa ubwo nyine bafite impamvu bafite icyo bariko baragendera abasahuzi bahita bahomba kabisa basahuye nyene ubwo ivyatsi ubuse wajyana fuso kuri bank wenda ushobora kujyana ivarisi ariko ntiwajyana yo fuso hari umuntu guhamagara cyane. Okay, reka dusoze kugira ngo Murundi akomeze gahunda z'akazi kubera ko umuntu nawe uri bize byatari agenda ashaka ibintu nyine byo kubasetsa. Iki kiganiro cyo kirangiye atadusekeje ariko aduhaye amakuru guseka kuko nanone turishimye ko nagari cyane kabigasekwa nk'akeza ko nagari cyane ubwo umwanya wo gusesa naho tuzaseka. Okay, ariya ntiyakinnye yafunzwe NYAXO. Ubwo Murundi nyine ubu nagiye gusanisha cyane yakinnye yafunzwe. Okay, nibyo rero. So jya kuri NYAXO comedy ukore subscribe ubundi by the way wanje n'abagende bakora nanye mfite ka YouTube kanjye ko ndajundira kuri cyari cyo cyo uvuga udusoze ugenda ukavuze ayitwa Murundi TV kitu searching Murundi TV urwo gwa twishi cyane mba ndi gukoraho twiza cyane ubwo se izabihagarariye buri Murundi okay iyo umamagaye Murundi wumva ko ari Umurundi uhagarariye abarundi ambasaderi w'u Burundi Gurumva yani Murundi TV basimbukira kayisa abantu supporting mu buryo mwe canke subundi. Okay. Nibyo duka link dushyiraho hasi abantu bagende bakoreho ubundi ubuzima bwendereye. So asante sanda rero wakoze cyane dushimire mwe mwese mwabanye natwe dushimire Bani Boutique Bani Hotel baduhano heza ho gukorera. Ibigano byacu nakagaruka bye bye ciao ciao. Ufite ikibazo cy'impyiko n'umwijima, diabete ndetse n'umutwe w'igikatu, kubura ubushake ku bagabo n'abagore mu gihe cyo gutera akabariro, kurangiza vuba ku bagabo ndetse n'ibindi bibazo byose bijyanye n'amabanga y'abashakanye, ntugire ikibazo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Ivuriro Everlife turahari ku bwanyu, ku badamu namwe kandi mufite ikibazo cyo kubura urubyaro bitewe n'imisemburo mike ntitwabibagiwe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Tuvura prostate ndetse na infection urinaire, tuvura umugongo, igifu, tukanafasha babaswe no kwikinisha ndetse n'ababaye imbata y'ibiyobyabwenge. Everlife tubafasha kubivaho burundu kandi mu gihe gito cyane. Dukorera Nyabugogo ku mashyirahamwe. Mushobora kandi no kutubona ku murongo wa telefone ari iyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se ukaba wanatwandikira ku zindi mbuga nkoranyambaga dukoresha. Everlife, icyizere cy'ubuzima.